ikaze imbere y'Imana, ubwoko bw'Imana turi kumwe. Uyu ni umunsi wa gatatu w'amasengesho, turi masengesho ya push and pull, amasengesho yo gusunika no gukurura. Tugeze ku munsi wa gatatu. Imana ishimwe abanye natwe muri iyi minsi itatu itambutse, ndetse turacyafite iyindi minsi ine imbere kugira ngo turangize iyi minsi 7. Turizera tudashidikanya neza yuko hari icyo Imana irimo gukora, kandi hari icyo yamaze gukora, ndetse hari n'icyo yiteguye gukora kugira ngo tubone imbaraga z'Imana, tubone kubaho kw'Imana. Hari ibyifuzo byinshi dufite uyu mugoroba, ntabwo turi buze kuganira ibintu byinshi cyane bitandukanye, ahubwo turaza gufata umwanya wo gusengera bene data bohereje ibyifuzo. Twamaze kubishyira ku mbuga z'abakunda Imana, murabibonaho, muraza kubisoma, hanyuma twese dufatikanyirize hamwe dusengere ibi byifuzo, ndetse n'abadukurikiye kuri YouTube namwe turabasengera. Nubwo ibyifuzo byanyu tutabizi, ariko Imana irabizi. Nubwo wenda mutashoboye kubona uburyo ki mubyandika, ariko Imana izi buri kimwe cyose mukeneye. N'abandi bari mu bakunda Imana, bari ku mbuga, bari ku murongo, batashoboye kubona uko batwoherereza ibyifuzo byabo kugira ngo tubisengere byose, ariko ibyifuzo bafite Imana irabizi. Rero turabasengera namwe kugira ngo ibyifuzo byanyu byose Imana ibikoreho, kandi ikiganza cy'Imana kiyerekane ubuzima bwanyu. Reka rero n'ubundi dusome ijambo riri mu gitabo cya Matayo 18:18 kugeza ku murongo wa 20, ndetse naryo tugiye gusengeramo uyu mugoroba. Ariko mbibutse ko hano masengesho duhagaze mu ijambo riri muri Yesaya 45 umurongo wa 1 kugeza ku murongo wa 3. Niryo jambo duhagazemo muri aya masengesho y'iminsi 7. Rero uyu mugoroba tugiye gusomera ijambo riri mu gitabo cya Matayo 18 kugeza 20. Riravuga ngo, ndababwira ukuri yuko ibyo muzahambira mu isi bizaba bihambiriwe mu ijuru, kandi ibyo muzahambura mu isi bizaba bihambuwe mu ijuru. Kandi ndababwira yuko ababiri muri mwe nibahuza umutima mu isi wo kugira icyo basaba cyose, bazagikorerwa na Data wo mu ijuru. Kuko aho ababiri cyangwa batatu bateraniye mu izina ryanjye, nanjye mba ndi hagati yabo. Imana yacu ishimwe, kandi Imana ihabwe icyubahiro. Abamaze kugera ku murongo wa kuri conference call, Imana ibahe umugisha. Dufite ibyifuzo byinshi twabyohereje ku rubuga, ntago twabisomera ahangaha ngo tubirangize, kuko ni byinshi. Tugiye kubisoma iyi saha imwe dufite yarangizanya no gusoma ibi byifuzo gusa. Ariko urebe ibi byifuzo, wowe dukurikiranye turi kumwe bakunda Imana, urebe kuri dashboard yawe, kuri screen yawe ya telefoni, icyo uri buze gushobozwa, nibura uvanemo 2 cyangwa 3 uri buze gusengera. Basi nibura utange intwererano kuri ibyo ngibyo, ibyo umwuka w'Imana kuyoboramo, 2 cyangwa 3 muri ibi ngibi birahanga ku rubuga. Ariko nubishobora byose ubisengera. Mbibutse yuko uko ugira umwete wo gusengera abandi, niko uba urimo kubiba, kandi imbuto yose umuntu abiba arayisarura muri buno buzima. Nimba urimo kubiba amasengesho usengera abandi, aya masengesho nawe uzayasarura. Ni ihame ridakuka, kandi ni ukuri kutavaho. Uko ufata umwanya wo kwingingira abandi, niko Imana izahagurutsa abandi nawe bakakwingingira mu bihe runaka. Ntabwo duhorana imbaraga ibihe byose, ntabwo duhorana ubushobozi bwo gusenga igihe cyose. Umuntu umwe yaravuze ngo intumbi niyo ihora mu mubiri igihe cyose, ngo hanyuma ngo umuzimu nawo nuhora mu mwuka igihe cyose. Bivuze ngo umuntu muzima w'inyama n'amaraso ashobora kuba mu mwuka uyu munsi, ejo akaba ari mu mubiri. Ashobora kuba umuntu ari mu mubiri uyu munsi, ejo akaba ari mu mwuka. Kubera iki? Ni muzima. Umuntu muzima agizwe n'ibihe bihindagurika.
So rero ushobora kuba muri kano kanya ufite imbaraga zihagije zo gusenga, ufite umwanya uhagije wo gusenga, ufite uburyo buhagije bwo gusenga, ariko ejo cyangwa ejo bundi bikaba bidakunda, ukaba urwaje uri kwa muganga, ukaba urwaye, ukaba uri mu bihe igihugu cyawe kiri mu bihe by'intambara wihisha, ukaba uri mu ushobora no kuba udafite n'ikibazo na kimwe mu buryo fizikare, ariko ugacika intege mu mwuka pe, bikanga kusenga, bikanga ko wiriza, bikanga waza muri jwi, bikanga ikirere cyawe kigafunga. So niyo mpamvu ro mu gihe wagiriye ubuntu ko ufite imbaraga zo gusenga no kuba imbere y'Imana uyu munsi, biba isengesho ryawe, biba isengesho ryawe mu bana b'Imana. Ibyifuzo twahangana ni byinshi, hari abafite abarwayi kwa muganga, abafite ibibazo by'amaviza, hari abakeneye ibibazo hari abafite ibibazo by'amamariage, bakeneye gushaka, bakeneye ubukwe, hari abafite ibibazo bitandukanye bagiye batwandikira ngaha, bafite amazu ariko bakeneye ko abona abapangayi, hari abantu bafite ibibazo bitandukanye bagiye batwerereza ahangaha, bashaka ko Imana bagira neza, bashaka Imana batabara, hari abakeneye urubyaro, hari abatwite bakeneye kuzabyara neza. Ibyifuzo dufite ahangaha ni byinshi biratandukanye, ariko byose hatabuzemo na kimwe tugomba kubisengera bigakemuka. Ijambo ry'Imana ryavuze ngo icyo muzaboha mu isi no mu ijuru kizabohwa, kandi icyo muzahambura mu isi no mu ijuru kizahamburwa. Rero tugiye kuboha imirimo ya Satani yose. Umuntu wese wagizweho ingaruka n'imirimo ya Satani, iyo mirimo ya Satani tugiye kuyiboha, tugiye kuboha amaboko y'abadayimoni, tugiye kuboha amaboko ya Satani, tugiye kuboha ibitero byose by'ikuzimu. Hanyuma kandi turabohora ibisubizo by'abana, turabohora amasezerano. Hari abantu bafite amasezerano ko yatinze gusohora, tugiye kuyasengera tuyabohore, tuyafunguze. Tugiye kubohoza urubyaro, tugiye kubohoza amamariage, tugiye kubohoza amazu. Hari abanditse ko barambiwe ubukode, hari abanditse ko batinze mu batinze mu butayu, bategereje amasezerano yanze gusohora. Ibyo byifuzo byose bitandukanye turabisengera. Hari abandi batashoboye kwandika cyangwa se batashoboye kubyohereza, ariko babifite, bicaye aho ngaho, wenda bazakurikirana buno ubutumwa kuri televiziyo yacu ya AM12 TV. Hari abandi wenda bazaza ku rubuga hanyuma bagasanga uno mwanya watambutse, ariko ibyifuzo byose mufite, bafite ibibazo byo kwambara ubusa, badafite imyamba, bafite ibibazo by'amafaranga, bafite ibibazo by'amadeni. Hari abantu bafite amadeni barimo bishyuzwa bamerewe nabi, hari abantu bafite imyenda ya banki, hari abantu bafite ubwoba bwa za cyamunara. Ibyo byose ni ibyifuzo biri aho ngaho. Hari abantu bagurije abantu banze kubishyura, babarimo amadeni ameze nabi. Hari abandi bafite ibibazo, mu murimo w'Imana. Hari abandi bafite ibibazo mu murimo w'Imana, batwandikiye ati mudusengere, Imana idufashe, idutabare, kubera yuko abayobozi bacu ntabwo batwemerera yuko dukorera Imana, kandi ntabwo dushaka kuva mu murimo w'Imana, ntabwo dushaka kuba ahantu tudakorera Imana, ntabwo dushaka kuba ahantu tudakorera Imana. Ibyo ni ibyifuzo byose turi buze gusengera. Ndetse n'ikindi wakohereza kuba ari kuri free conference call, murashobora guca muri chat ukandika, nabyo turaza kubisoma, nta kibazo, byose turabisengera. Rero ijambo ry'Imana yaravuze ngo ababiri nibahuza umutima, icyo bazasaba cyose Data azagikora kugira ngo yubahirizwe cyangwa se yubahwe. Duhuje umutima, turenze babiri, turenze batatu, turi mu migabane itandukanye, turi mu bihugu bitandukanye, turi imbere y'Imana. Ijambo ry'Imana avuga ngo hari ibintu bidakurwaho n'ikindi kiretse gusenga no kwiyiriza ubusa. Turimo kwiyiriza ubusa muri iyi minsi 7. Ntabwo twiriza ubusa gusa, turanasenga, turanahamagara Imana. Tugiye guhamagara Imana, tubwira Imana ngo umva gusenga kwacu. Uyu mugoroba umva guhamagara, tuguhamagara, twiyirishe. Reka bya bindi bitakurwagaho n'ikindi bikurweho nuko kwiriza ubusa kwacu, nuko gusenga kwacu. Tubwire Imana ngo Mana, bya bindi byari byabanze kuvuga kuko twasengaga turi twenyine, umuntu akaba ari wenyine. Turakwingiza noneho twahuye kandi turi benshi, reka noneho guhura kwacu. Ntabwo Imana yadusabye umubare mwinshi. Ahari iza gusaba 100 byari kugorana, yiza gusaba 500 byari kugorana, yiza gusaba 1000 byari kugorana, ariko yavuze 2 gusa. Haleluya. Bivuze ngo nimba ufite umugabo, mupfukame mufatane mu biganza musenge. Ni mwebwe mwenyine gusa murahagije, ntabwo Imana ikeneye abandi barenze.
nimba ufite umugore nuko, nimba ufite umwana mufatane mu biganza mupfukame musenge, uhamagara abana wabwira ati uyu munsi wa none rero ibintu byacu bimeze nabi, mu buzima bwacu bimeze gutya na gutya na gutya, nta cyerekezo cy'ubuzima tubona, mupfukame musenge. Niba biri gusa formule nimwe, niba biri gusa. Yoshafati yarabimenye mu gitabo cy'Ingoma ya kabiri ibice 20, mu gihe yari atewe abami bihuje, biravuga ngo hamagara abagabo n'abagore n'abana mu gihugu, arabwira ngo nimuze, ndabizi neza yuko twese dushyize hamwe hari icyaba. Umwami w'Ininewe yarabimenye, yumvise igihugu kigiye kurimbuka, yahamagara abagabo arabwira ngo n'amatungo dufashe. Haleluya! Uriya mwami ndamwemera. Yavuze ati rero Imana nirimbura igihugu ntago turi burimbuke twenyine, n'amatungo ararimbukana natwe. None rero ngo baho tugeze n'amatungo araza kwiyiriza kugira ngo Imana idutabare. Haleluya! Yoshafati yaravuze ngo abagabo n'abagore n'abana bato nibaze biyiriza ubusa, bambara ibigunira, barire, basenge, bashaka Imana. Umwami w'Ininewe aravuga ati rero ubwo Yoshafati yahamagara abagabo n'abagore n'abana, Imana ikamutabara. Yewe reka nongeraho n'inka n'ihene n'intama n'inkoko, ntihagire ikintu na kimwe gisohoka, byose byiyiriza ubusa, Imana ibone kwiyiriza ubusa kwacu. Haleluya! Uracyarya, uracyanywa, reka data wibereye aho ngaho warangiza ugataka ngo ibibazo. Abandi bariza n'amatungo akiriza, none wowe aho ngaho wirirwa ujya guhera kwa mbere kugeza ku cyumweru, kandi ukirikura ngo ibibazo birakwishe, ngo intambara zirakwishe. Haguruka usenge, haguruka wiyirize. Aho kugira ngo uzabwirirwe wabuze ibyo kurya, iyirize ubisengere bize, ntuzigere ubibura. Basi wiyirize ubwirirwe uri mu masengesho kugira ngo uzabwirirwe wabibuze. Iyi si turimo nimbi, ntibigukange ngo ubitse amamiliyoni n'amamiliyari, ngo ufite imitungo, ngo ufite ibiki byose. Intambara iteye urahaguruka ukirukanka ukagenda nta n'umupira w'imbeho utwaye, usohoka ukuri no amamiliyoni ukasiga aho ngaho. Icyakubwira abantu barimo bicwa n'inzara muri Ukraine bari abamiliyarderi. Iyirize rero ushaka Imana hakiri kare, biravuga ngo mushake Imana bigishoboka kwibonwa. Haleluya! Ngo muyambaze ikiri bugufi. Ni byiza ko twiyiriza tugashaka Imana, tugasenga Imana. Hari abantu bajya bambwira ngo abakunda Imana dukora amasengesho menshi. Ntago ari menshi ugereranyije n'isi tubamo, ugereranyije n'ibibazo duhura nabyo, ugereranyije n'intambara turwana, ugereranyije n'ibibazo bituzengurutse, amasengesho dukora ntago ari menshi. Kuko Satani we turwana nawe ntajya asinzira, ntajya aryama. N'igihe uryamye we ntaryama, n'igihe uruhutse we ntaruhuka, ahora arwana ijoro n'amanywa. So please, haguruka usenge, haguruka uhamagara Imana, haguruka ushake Imana, ushake mu maso h'Imana, nayo izakwiyereka kandi izagutabara kandi izakurengera. Tugiye gusenga Imana. Reka muri kano kanya utangire aho uri, uca bugufi, wihana, usaba Imana imbabazi, ubwira Imana kweze igutunganye, kubera avuga ngo amasengesho y'umunyabyaha ni kizira kuwiteka. Ariko muri kano kanya uyu mugoroba imbabazi z'Imana zibe hejuru y'ubuzima bwawe. Amaraso y'Yesu Kristo Nazareti akweze, kuko amasengesho y'umunyabyaha ni kizira. Ihane, usaba Imana imbabazi. Nawe udukurikiye kuri televiziyo, ihane, ca bugufi, atura ibyaha byawe, saba Imana imbabazi, ihane buri kimwe cyose, ihane mu gato na kanini, mu izina rya Yesu Kristo Nazareti. Data, mu izina rihambaye, turi imbere yawe ubwoko bwawe, turi imbere yawe abakunda Imana, turi imbere yawe Jehova Jire. Turakwinginze utubabarire, turakwinginze utwejeshe amazi n'amaraso wameneye ku musaraba. Duciye bugufi uyu mugoroba, dupfukamishije imitima yacu mu kubaho kwawe Mwami, mu mbabazi zawe no mu rukundo rwawe. Twejeshe amazi n'amaraso wameneye ku musaraba. Ijambo ryawe rivuga ngo ahari ibicumuro byacu byaba kutuku, ngo ariko uratweza duse na sherege, duse n'ubwoya bw'intama. Ndakwinginze muri kano kanya, rekura imbabazi zawe, ohereza imbabazi zawe hejuru y'ubwoko bwawe, hejuru y'abana bawe. Umva gusenga tugusenga. Erega hari ibyago bimwe na bimwe byaje mu buzima bwacu kubera ibicumuro byacu. Ibicumuro byacu byatumye imiryango ifungwa, ibicumuro byacu byatumye amasezerano adasohora, ibicumuro byacu byatumye tutegera ubwiza bwawe. Ijambo ryavuga ngo kuko bose bakoze ibyaha ntibashobora gushyikira ubwiza bw'Imana.
twagiye kure y'ubwiza bwawe, twagiye kure y'imigisha, twagiye kure yo kubaho kwawe, twagiye kure y'amasezerano yawe, twagiye kure y'ibyiza ukora, twagiye kure y'imvugo yawe, twagiye kure y'ibyo wadusezeranije, twagiye kure yabyo kubera yuko twakoze ibyaha, twagucumuyeho, twatekereje nabi, imibiri yacu twayikoresheje ibyangwa n'amaso yawe. Ariko uyu mugoroba ciye bugufi n'abadukurikiye bose, abakunda Imana, abari hirya no hino ku isi, turi hano muri aka kanya, abari mu Rwanda, abari mu Burundi, abari muri Amerika, abari muri Australia, abari mu bihugu bitandukanye, abari mu migabane itandukanye, Mwami duciye bugufi imbere yawe, tubabarire uri Imana y'imbabazi, tubabarire utweze dutunganye, tubabarire Papa, tubabarire Mwami, tubabarire gitare k'amahanga, tubabarire utweze uduhumanure, tubabarire Jehova Jire, tubabarire Elishadai, tubabarire murengezi w'ubugingo, tubabarire Ramanda Rabashekere Musaini, tubabarire Papa, tubabarire mu izina rya Yesu Kristo Nazareti, tubabarire kubw'imbabazi zawe, tubabarire kubw'ubushobozi bwawe, tubabarire mu izina rya Yesu Kristo, tubabarire Mwami duciye bugufi imbere yawe, tubabarire Jehova Jire, tubabarire gitare k'amahanga, duciye bugufi munsi y'imbabazi zawe, utwejesha amazi n'amaraso. Mwami ibihano byatugiye ku mutwe ubidukureho, Mwami turakwinginze utugirire imbabazi, udukureho ingaruka z'ibyaha, kuko twakoze ibyaha ntitwashyikira ubwiza bwawe, twakoze ibyaha tujya kure y'amasezerano, twakoze ibyaha tuva mu kubaho kwawe, twakoze ibyaha nawe uradukubita, nawe uraduhana. Ariko uyu mugoroba turi imbere yawe, utugirire imbabazi, utweze uduhumanure, babarire imiryango yacu, babarire abagore bacu, babarire abagabo bacu, babarire abana bacu, babarire ababyeyi, babarire ibihugu byacu, babarire abayobozi bacu. Mandaraba sekere moshakaramando amenekere boze sakaramandoria uria mandaraba shekere mosaini. Uri Imana yuzuye imbabazi, suka imbabazi zawe hejuru y'ubwoko bwawe. Turimo turasenga twinginga, turimo turasenga twihana, turasenga twatura ibicumuro byacu, turasenga twatura ibyaha byacu. Twagiye kure yawe, twarakubabashe Mwami, ntabwo twakoze ibyo ushaka. Ariko uyu mugoroba turi imbere yawe, utubabarire, imbabazi zawe zituzeho, imbabazi zawe zitumanukire, imbabazi zawe mandaraba shekere mosai. Uri Imana ibabarira, uri Imana ibabarira, uri Imana ibabarira, uri Imana ibabarira. Abo turi kumwe ku murongo muri kano kanya mwihane, abadukurikiye kuri televiziyo muri kano kanya mwihane, musaba Imana imbabazi, atura ibicumuro byawe, atura ibyaha byawe. Uwiteka rero arakiranuka, akiranukira kutubabarira, akiranukira kutweza no kudutunganya. Ihana usaba Imana imbabazi, hari ibyago byinshi bitugeraho kubera ibyaha byacu. Mandaraba shekere mosakaraman uria mandaraba shakaramanderia basaini mandaraba shekere mosekenderia uria mandorobo shekere mosakaramando zemenekere boze saini mandaraba shekere mosekenderia rabashakaramando uria mande zemenekere boze saini. Tugirire imbabazi zawe Mwami, ohereza imbabazi zawe hejuru y'ubuzima bwacu, ohereza imbabazi zawe kuri twe Mwami. Niwe wenyine gusa watubabarira, niwe wenyine gusa. Remandaraba shakaramandoria uria manderebo shekere mosaini. Imbabazi zawe zigurire hejuru y'ubuzima bwacu, abana bawe tubabarirwe nawe Mwami, mu izina rya Yesu Kristo, mu izina rihambaye. Ijambo ryawe riravuga ngo bakoze ibyaha bonona ubuturo bwawe, hanyuma nawe urabarakarira, ubakura mu gihugu cy'amasezerano, ubohereza mu mahanga, urabahana. Mandaraba shekere mosekere musai mandaraba shekere mosekendere arabashakaramandore mandorobo shekere mosekere musaini mandaraba shakaramando zemenekere boze saini. Abiseri bamaze
ibyaha. Wabwiye Mose ngo bwira Abisirayeli ngo impamvu mbajyanye mu gihugu cy'isezerano ngo ntabwo ari uko ari abakiranutsi, ngo ahubwo ni uko ngo bari mu gihugu bakoze ibyaha. Ngo none ubwira Abisirayeli ngo nabo nibadakiranuka bagakora ibyangwa n'Uwiteka, ngo nta kabuza nzabakura mu gihugu cy'amasezerano, ngo nzabirukana, ngo nabo nzakibakuramo. Uko koko niko byagenze, bakoze ibyaha barabirukanye, ubateza Abanyababuloni babasenyeraho igihugu, basenye inzu y'Uwiteka, barabatwara mu bunyage babajyana i Babuloni. Bageze i Babuloni batangira kurira, bibutse Yerusalemu kubera ibicumuro byabo bakuwe mu bwiza bw'Uwiteka. Data, tumenye neza yuko iyo abantu bawe bacumuye, iyo abantu bawe bahemutse, iyo abantu bawe bakuvuyeho, ujye ubahana amaboko y'ababisha babo. Ariko uyu mugoroba turakwinginze ntuduhane, turakwinginze ntudutererane, turakwinginze ntuduswe umujinya wawe, ahubwo imbabazi zawe zimanuka hejuru y'ubwoko bwawe, imbabazi zawe zituzeho, imbabazi zawe zidusange. manarabashekeremo sayini. Turatura ibyaha byacu Mwami, ni wowe twacumuyeho, ni wowe twahemutseho, ariko uri umubyeyi, ni wowe mubyeyi, ni wowe munyembabazi. Tubabarire iri joro Mwami, kugira ngo dushobore kongera guhagarara imbere yawe. Tubabarire iri joro Mwami, kugira ngo dushobore kongera kuba muri presence yawe, kugira ngo twongere gusabana nawe, kugira ngo twongere kuvugana nawe, kugira ngo twongere kukubona, kugira ngo twemere kwinjira, kugira ngo twongere twemererwe kwinjira aho uri. Dukeneye imbabazi zawe Yesu Kristo, utwejesha amazi n'amaraso wameneye ku musaraba i Karuvari, mu izina rya Yesu Kristo. Haleluya. Tukimara guca bugufi, tukimara kwihana, tukimara gusaba Imana imbabazi, reka tuzane ibyifuzo byacu imbere y'Imana. Reka tuzane ibyifuzo byacu imbere y'Imana. Zana ibyifuzo byawe imbere y'Imana. Bwira Imana icyo uyishakaho uyu mugoroba. Bwira Imana aho ushaka kwigutwara. Yibwira aho ushaka kwikujyana. Yibwira aho ushaka ko ikuvugira. Yibwira aho ushaka kwigukingurira imiryango. Yibwira aho ushaka kwigusurikira. mandarabashekeremo sayini. Uwiteka Mana ya Yakobo, Uwiteka Mana ya Daniyeli, tugarutse imbere yawe umugoroba, turagushimira imbabazi zawe, turagushimira ubuntu bwawe utugirira. Mwami, ukimara kutugira imbabazi ukatweza, dore ibyifuzo tubizanye imbere yawe. Mwami, uyu mugoroba duciye bugufi imbere yawe, tuzanye ibyifuzo by'abana bawe. Dore ngibi ni byinshi Mwami, ariko nibica imbere yawe. Dore abo bose banditse Mwami, barashaka uburinzi bwawe, barashaka ubutabazi bwawe, barashaka kugirirwa neza nawe. Natwe duciye bugufi mu izina rya Yesu, mu izina rihambaye, mu izina rikora ibikomeye, mu izina rya Yesu Kristo. Ramandarabashekeremo sayini. Turasengera ibi byifuzo, turasengera abantu bawe babyohereje bari hirya no hino, babyejeje mu migabane itandukanye, babyejeje mu bihugu bitandukanye. Dore barashaka amaviza, dore barashaka abagabo, dore barashaka abagore, dore barashaka urubyaro, dore barashaka Mwami, barashaka gukira indwara. Ndakwingize Mwami, kuva ku cyambere kugeza ku cyanyuma, byose wabibonye Mwami. Uwiteka wabyitegereje, barasengera imiryango yabo, barashaka kubarengera. mandarabasakara mandere yabasakara mando semenekere bozosai ramandoroboshekeremo sayini. Dore ngurwaje abana babiri, arimo gutaka, arimo kwinginga. Natwe abakunda Imana turi imbere yawe uyu mugoroba, turasenze mu izina rya Yesu. Tuhamagara ikiganza cyawe gikiza, dusengera abarwayi bose, dusengera ibyifuzo byose by'uburwayi byatambukijwe. Abo bose bafite ibibazo, sengera uwo muntu ufite ikibazo cy'umugongo, mu ruhande rw'iburyo, mu rubavu rw'iburyo, mu mugongo inyuma, ndamusengeye muri kano kanya mu izina rya Yesu Kristo Nazareti. Ukuboko kw'Imana kumukoreho, ikiganza cy'Imana kimukoreho ahari hose. Imbabazi zawe Mwami zimanuka hejuru y'ubuzima bwe mu izina rya Yesu Kristo Nazareti. Senga
izina rya Yesu. Senga Imana ikurengere, senga Imana igutabare. Hari ikintu Imana yakorera ijoro, hari ikintu Uwiteka yakora mu buzima bwawe. Uwiteka yaguhindurira umushahara, Uwiteka yakuzamura ku kazi, Uwiteka yaguha amahoro n'uwo mwubakanye, Uwiteka yaguha ubwumvikane, Uwiteka yaguha umutekano, Uwiteka yaguha umunezero, Uwiteka yagukiriza umuryango, Uwiteka yakurokora, yakurengera, yagutabara, yagufata ukuboko. Mandere bosekere mosayini. Ndasenga mu izina rya Yesu Kristo, ndasenga mu mbaraga, ndasenga mu bushobozi, ndasenga mu kubaho kw'Imana, ndasenga mu mbaraga z'Imana, ndasenga mu butware bw'Imana, ndasenga mu gukomera kw'Imana. Ndahamagara ikiganza cy'Imana, ndahamagara ukuboko kw'Imana. Uri Uwiteka Imana itabara, uri Uwiteka Imana ibohora, uri Uwiteka Imana irengera abawe, uri Uwiteka Imana irengera ubwoko bwawe. Ndasenze urengera abana bawe, ndasenze utabara abana bawe, ndasenze mu izina rya Yesu Kristo Nazareti. Mandarabashekere mosekenerea oria mandarabasakaramando mu izina rya Yesu Kristo Nazareti. Jehova Elishadayi, ndaguhamagara muri aka kanya, ndaguhamagara. Dore ibyifuzo ngibi, dore ibyifuzo ngibi, dore inyandiko z'abana bawe babyohereje, natwe duhuje umutima, natwe turi imbere yawe mu izina rya Yesu. Mu izina rihambaye turafunze imiryango yose Satani yafunguye, turafungiranye izi ndwara, turafungiranye ubukene, turafungiranye amadeni, turafungiranye ukubwirwa nabi, ukugwagarika umutima, izi ndwara z'ubwoko bwinshi butandukanye turazifunze mu izina rya Yesu. Ijambo ryawe ryatubwiye ngo icyo tuzahambira mu isi no mu ijuru kizaba gihambiriwe. Turahambira mu izina rya Yesu, turahambira mu izina rya Yesu, turahambira imbaraga z'ikuzimu, turahambira imbaraga z'abadayimoni, turahambira ubutware bwose bw'abarozi, turahambira abanga bafite ibitero bitandukanye, abanga bafite indwara zitandukanye, abanga bafite ibibazo bitandukanye mu izina rya Yesu Nazareti. Turahambira mandarabashekere mosaini, mandarabashakara mandori arabasekere bozesaini, mandarabashakara mando oria mandarabasakara mandoria. Dore abana barembejwe n'ubukode muri kano kanya. Turasengera abantu bose bari mu nzu z'ubukode, abantu bose bishyura amafaranga y'eroye buri kwezi. Turasenze, turabasengeye, ubarengere, ubatabare. Bohora mwami. Benshi barwaye imitima, benshi barwaye pressure, barahangayitse, baribaza ese bizagenda gute, baribaza umunsi bazabura kwishyura utwo bakoreye twose, bishyura amazu, bararemerewe. Muri kano kanya ndasenze, uri Imana ibesha mu mazu batagashinge na rugero, uri Uwiteka Imana itangaho kuba. Niyo mpamvu uyu mugoroba nange ndasenze mu izina rya Yesu Kristo Nazareti. Tangaho kuba, tanga amazu mu izina rya Yesu, kuri abantu mu bukode mu izina rya Yesu Kristo Nazareti. Ababyanditse n'abatabyanditse, umuntu wese ukodesha, turimo kudukurikira muri kano kanya, wamuha ubushobozi, wamuha inzu yiwe. Uri Uwiteka Imana ibishoboye. Isi n'ibiyuzuye ni ibyawe, isi n'ijuru ni ibyawe. Natwe turaguhamagara, gira icyo ukora. Mandarabashekere mosai. Yesu ndakwinginze, uri Imana itanga uburinzi. Ibitero ni byinshi muri kino gihe, amatake ni menshi, abadayimoni baratera abantu bawe ijoro n'amanywa, ibitero by'ikuzimu ni byinshi. Ndakwingiza umanura uburinzi hejuru y'ubwoko bwawe, umanura uburinzi hejuru y'abana bawe, umanura uburinzi hejuru y'abagabo n'abagore, umanura uburinzi hejuru y'abari mu bihugu bitandukanye, bari mu bihugu birimo intambara, bari mu bihugu birimo ibibazo bitandukanye. Manura uburinzi bwawe mwami, manura uburinzi bwawe mwami. Dore ibi byifuzo urabireba biri imbere yawe, natwe turaguhamagara, natwe turagutakira mu izina rya Yesu Kristo Nazareti. Umva gusenga dusenga. Mandarabashekere musai. Data turasengeye abangaba mwami boheje ibyifuzo by'ubwenge, abantu bose bafite abana bari mu mashuri, bafite ikibazo cy'ubwenge, batsindwa mu mashuri, ibibazo bibananira, amashuri abananira.
muri kano kanya turi imbere y'Imana, turasenze mu izina rya Yesu. Turasenga umuntu wese ufite umwana, ubwenge bwasubiye inyuma, abademoni basahuye ubwenge, satani yasahuye ubwenge. Mwami, muri kano kanya tuboshye abademoni b'ubuswa mu izina rya Yesu. Iyo myuka isahura ubwenge, hari abo baroze, hari abo bakoze ku mitwe, ubwenge barabutwara, hari abatewe n'abademoni, hari abatewe n'abazimu. Manda rabashekere musekere musayini, turakubita hasi, turamenagura, turacagagura, turasenya imbaraga mbi zose zikuzimu, imyuka y'ubwenge, imyuka y'ubwenge bw'abana turayisambura mu izina rya Yesu, turayicagagura mu izina rya Yesu. N'abantu bakuru, abari mu mashuri bose, abari muri za kaminuza, abari muri za segonderi, abari muri za primeri, abana bari za nasari, mu izina rya Yesu Kristo Nazareti, turasengeye ubwenge. Dayimoni w'ubwenge turamusenye, dayimoni w'ubwenge turamusenye, dayimoni w'ubwenge turamusenye. Iri joro turasenya, turaboha iyo myuka itwara ubwenge, ituma abantu badatsinda, ituma abantu bibagirwa, umwuka wo kwibagirwa. Izo mbaraga mbi turazishwanyaguje, turazimenaguye, turazicagaguye mu izina rya Yesu Kristo Nazareti. Si abari mu mashuri gusa, ubwenge turabusengeye, turahamagaye. Ijambo ry'Uwiteka avuga ngo kuba Uwiteka nibwo bwenge. Niyo mpamvu muri kano kanya duhamagaye ubwenge buva mu ijuru bumanuke, ubwenge bwo kubaka ingo, ubwenge bwo kubana n'abagabo, ubwenge bwo kubana n'abagore, ubwenge bwo kurera abana, ubwenge bwo kubana n'ababyeyi, ubwenge bwo kubana n'inshuti, ubwenge bwo gucuruza, ubwenge bwo gukora. Duhamagaye ubwenge, duhamagaye ubwenge mu izina rya Yesu Kristo Nazareti, mu izina rihambaye. Mwami, iyi si kwibamo tudafite ubwenge ntabwo byashoboka, ariko muri kano kanya dusengeye ubwenge. Abantu ifuzo by'ubwenge n'abatabitanze turabuhamagara, turamanura ubwenge mu izina rya Yesu Kristo Nazareti. Mana, suka ubwenge ku bantu bawe, Mana, suka ubwenge ku bantu bawe, suka ubwenge ku bantu bawe, abagabo n'abagore, abasore n'abakobwa, abana batoya. Tanga ubwenge Mwami, tanga ubwenge Mwami, abantu ubwenge bwo kubaho, ubwenge bwo gusobanukirwa, ubwenge bwo kumenya ibyo bakwiriye gukora, ibyo bakwiriye kuvuga, aho bakwiriye kujya. Tanga ubwenge. Mandarabashekere musayini, ohereza ubwenge, suka ubwenge, manura ubwenge bwawe. Reka imbaraga z'ubwenge zimanuke hejuru y'abana bawe mu izina rya Yesu Kristo Nazareti. Manura imbaraga z'ubwenge, tanga ubwenge mu izina rya Yesu Kristo Nazareti. Mandarabashekere musekendere yarabasakaramando. Watanze icyifuzo cy'amafaranga. Muri kano kanya turasenga abantu bose bakeneye amafaranga mu izina rya Yesu Kristo Nazareti. Mu izina rifite imbaraga n'ubushobozi turasengera amayero, turasengera amapondi, turasengera amadolari, turasengera amanyarwanda, amarundi, abanyakenya, amashiringi y'ubwoko bwose mu izina rya Yesu Kristo. Aka kanya duhamagaye amafaranga mu nguni zose z'isi, dukinguje amabizinesi, dukinguje ubucuruzi bw'amabuye y'agaciro, dukinguje ubucuruzi bw'amakontineri bwambukiranya imipaka, burira indege, bupakiza amato. Mu izina rya Yesu Kristo duhamagaye amafaranga, duhamagaye umugisha mu izina rya Yesu Kristo Nazareti. Mana ya Isirayeli, manura umugisha, manura umugisha, tanga umugisha, tanga amafaranga. Duhamagaye amafaranga mu bakunda Imana, mu rubyiruko rw'abakunda Imana, mu bagabo n'abagore, mu basore n'abakobwa, mu miryango itandukanye, aho duherereye hose, mu bihugu bitandukanye. Tanga umugisha, kingura imiryango mu izina rya Yesu Kristo Nazareti. Umugisha w'amafaranga turawusengera ijoro, turasengeye abantu bose tubazo by'amafaranga mu izina rya Yesu Kristo Nazareti. Inzira zifunguke, bikunde, bishoboke mu izina rya Yesu Kristo Nazareti. Mu izina rihambaye ijoro turasenze, ijoro turamagara Imana, turamagara imbaraga z'Imana, turamagara kubaho kw'Imana mu izina rya Yesu Kristo Nazareti. Umuntu wese urimo gukurikirana n'amasengesho, umuntu wese urimo gusengera amasaha, umuntu wese turimo dusengana, turamusabira amafaranga, imiryango ikinguke, inzira zifunguke mu izina rya Yesu Kristo Nazareti. Mwami, igitare cy'amahanga, kuri igisuzuguriro ku bwoko bwawe, kuri igisuzuguro ku bana bawe, kuri ubukene ku bana bawe, kuri inzara ku bana bawe, kurya nabi, kwambara ubusa, gusuzugurwa, kuba mu nzu mbi, kuba mu buzima bubi, kutagira icyo umuntu ageraho kubera ubukene, kubera kubura amafaranga. Iri joro iyo myuka mibi yose y'ubukene turayirukanye. Abademoni b'inyatsi bazibiraga, batwaraga umugisha, batumaga abantu ntacyo bageraho, umwuka w'ubutindi turawusenya katika jina la Yesu.
mando rebo shakara masakandere yarabasa karamando. Ijoro turasenya umwuka w'ubutindi, turasenya umwuka w'ubukene, turasenya umwuka w'inzara, turasenya umwuka w'amadeni, turasenya umwuka w'ubushomeri, turasenya umwuka w'amaboko aboshywe kutagira icyo umuntu akora. Data ijambo ryawe ryavuze icyo tuzaboha mu isi no mu ijoro kizaba kiboshywe. Iri joro dusenya ubutindi, iri joro dusenya ubukene. Ramashakara masekendereya manda rabashekendere yarabasakara masaini. Turasenya ubukene, turasenya ubutindi, turasenya ubutindi, turasenya ubutindi, turabufunze. Ijambo ry'Imana avuga ngo icyo tuzaboha mu isi no mu ijoro kizabohwa. Niyo mpamvu tuboshye ubukene, tuboshye ubukene, tuboshye inyatsi, tuboshye agasuzuguro k'abadayimoni, tuboshye imbaraga z'ikuzimu, ibidutwara umugisha, ibidusuzuguza, ibituma tutabona umugisha, ibituma tutabona amadolari, ibituma tutabona amayero, ibituma tutabona amapawundi. Aka kanya ndasengera amafaranga mu nzira zose abademoni bari barayafashe, bari barayaboshye mu birere byose by'isi. Turabacagaguye, tubakubise hasi, turabamenaguye, turabasambuye. Duhamagaye amafaranga, duhamagaye amadolari, duhamagaye amayero mu nguni zose z'isi, mu bice byose by'isi. Suka umugisha wawe, rekura umugisha wawe, manura umugisha wawe, manura umugisha, manura umugisha, manura umugisha, manura umugisha gitereka amahanga, manura umugisha uva imbere yawe, manura umugisha mu biganza by'abana bawe, manura umugisha. Ubukene bushire, ubukene bushire, ubukene bushire. Dusengera amafaranga, dusengera amafaranga, tumanuye umugisha. Inzira zose turafunguza, turafunguza, turafunguza inzira z'amafaranga. Turasenze aka kanya abantu bawe mwami bibukwe mu izina rya Yesu Kristo Nazareti. Umugisha nuze mandara bashekere musekenderea oria mandara bashakaramando. Umugisha nuze mu izina rya Yesu Kristo, umugisha nuze mu izina rya Yesu, umugisha nuze mu izina rya Yesu, umugisha nuze, umugisha nuze. Hamagara umugisha wawe mu nguni zose z'isi, mu mpande zose z'isi. Hamagara umugisha iburasirazuba n'iburengerazuba, hamagara umugisha mu bakomeye n'aboroheje. Hamagara umugisha wawe, hamagara umugisha wawe, hamagara umugisha wawe. Senga mu izina rya Yesu Kristo Nazareti, senga mandara bashakarama sekenderea. Senga wibukwe, wibukwe imbere y'Imana, wibukwe imbere y'Imana. Kwa Bidedomu mu mezi 3 ubuzima bwarahindutse. Nawe muri kano kanya amezi 3 atararangira ubuzima bwawe bwahinduka, ubuzima bwawe bwahinduka, imibereho yawe yahinduka, imibereho yawe yahinduka, inzira zawe zahinduka, ibikorwa byawe byahinduka mu izina rya Yesu Kristo Nazareti. Mandara bashekere musekenderea oria mandara bashakara masekenderea. Ndahesha umugisha ubwoko bw'Imana, ndafungura imiryango. Ijambo ry'Imana ryavuze ngo icyo tuzabohora mu isi no mu ijoro kizaba kibohowe. Muri kano kanya ndabohora, ndabohora inzira z'umugisha, ndabohora inzira z'amafaranga, ndabohora mandara basekere musaini mu izina rya Yesu Kristo Nazareti. Arabatanze icyifuzo cyo kurongorwa no kurongora, ibyifuzo bya mariage. Ijambo ry'Uwiteka aravuga ngo si byiza ko umuntu aba wenyine, n'Imana yabivuze. Reka muri kano kanya tubisengere, dusengera abantu bose batarashaka, abantu bose bakeneye gushaka. Imana ifungura urushako, Imana ikureho abademoni bo kudashaka, Imana ikureho abademoni b'ubupfakazi. Muri rusange tugiye gusengera ingo, tugiye gusengera kubaho kw'ingo, kubaho kwa mariage. Hari n'abantu bashatse ariko batabanye neza n'abagabo, hari abantu bashatse ariko bari mu maprocess y'amadivorce, hari abantu bashatse ariko Satani arimo yiba abagabo babo, hari abantu bashatse. Ikibazo cyo gushaka tuhita tugisengera hamwe n'urubyaro, kuko ibyo ngibyo ni imigisha ikubiye hamwe y'urugo. Urubyaro, turasengera urubyaro, turasengera ikibazo cy'amadivorce, turasengera ikibazo cy'ubupfakazi, turasengera ikibazo cy'ubugumba kijyanye n'urubyaro, turasengera kugumirwa. Ibyo byose turabisengera. Turasengera kubaho muri harassment, kubaho mu nduru, kubaho mu bwumvikane buke. Ibyo byose ni ibintu bijyanye n'urugo, turabisengera. Kuko ntabwo tugusengera ngo ugire mariage, ariko nugira mariage, nugera mu rugo ubeho mu gahinda, ubeho mu nzara, ubeho mu bukene, ubeho uhangayitse. Oya, ugomba kugira urugo, ariko urugo ruzima, urugo rw'umugisha. Kandi ntabwo tugomba gusengera bajya gushaka ngo twibagirwa bazigezemo ariko bo bashaka kuzisohokamo. Satani arimo kubita imigeri ngo basohoke. Ntabwo twakwibagirwa abandi badashaka kuzisohoka ariko
ariko satani yazirikishije iminyururu bikoreye iswa mu ngo babona n'igihe hino mu bicayemo. Rero hose ntabwo twabibagirwa, dusengera urushako, dusengera gukora mariage, dusengera kugira urugo, turasengera n'iby'urugo byose. Niyo mpamvu nkwinginga muri kano kanya, zamura ijwi ryawe. Nimba utarubaka usenge kugira Imana iguhe mariage, nimba warubatse usengera urugo rwawe. Hari ibigomba kujya ku murongo, hari ibigomba kubakwa, hari ibigomba gukoreka. Ikiganza cy'Imana kigomba kugaragara mu rugo rwawe. Rero muri kano kanya zamura ijwi ryawe usenge, zamura ijwi ryawe usenge. Manderebo sekeremo shakaramando uriya mandara basakaramandere saini. Turasengeye mwama abantu bawe, turasengeye bafite ikibazo, baratinze mu bukobwa, baratinze, bategereje abagabo igihe kirekire, weho mu buzima bugoye, mu buzima buruhije, mu buzima bugoye, mu buzima buruhije. Mandara basekeremo shekenderera mandara basakaramando. Ariko kanya Mana ya Isirayeli, natwe turasenze, ohereza imbaraga zawe, ohereza ukuboko kwawe. Dusenge abahungu n'abakobwa batarashaka, dusenge abashatse bagapfakara, dusenge abashatse bakazivamo, dusenge bari mu process ya divorce, ingo zirimo zisenyukana. Turasenze manderebo shekeremo seni, turahamagara ikiganza cyawe, turahamagara imbaraga zawe. Niyo Mana wavuze ngo si byiza ko umuntu aba wenyine, wavuze ngo nta kigore kizabura ikigabo cyacyo. Aka kanya ndasenze abakobwa batarashaka bahangayitse, ndabohoza abagabo babo mu mpande zose z'isi n'izina rya Yesu Nazareti. Ndahamagara abagabo umugisha, ndahamagara abagabo baze barongora abakobwa bacu n'izina rya Yesu Nazareti. Ndahamagara abagore, ndahamagara abakobwa baze bashyingirwa abahungu bacu n'izina rya Yesu Nazareti. Abo bose bafite ikibazo cyo gushaka, abo dayimoni yicaye ku bitugu, yicaye ku mutwe, abambitswe amakasike, bahora barambagiza bikanga, bahora bategura ubukwe bugapfa. Iyo dayimoni ndayifunze, uwo mwuka mubi ndawufunze. Abicaye bari aho ngaho batajya batagaragara, batabona barambagiza, batabona babwira ko babakunda, batabona babwira ko bifuza kubana nabo. Uwo mwuka mubi ndawohereza ikuzimu, uwo mwuka mubi ndawusenya, ndawukoresha abakobwa abo ngabo bahora bahura n'abashaka kubasambanya, n'abashaka kubagira nabi gusa, batifuza kubashyira mu ngo, batifuza kubagira neza. Ndasenya uwo mwuka mu izina rya Yesu Nazareti. Iri joro ndasenya umwuka mubi, umwuka utuma abantu badashaka, umwuka utuma abantu batubaka, umwuka utuma abantu batagira ingo mu izina rya Yesu Nazareti. Iyo dayimoni igenda mu bamaze gushaka, ikaba irimo kubapakaza, umwuka w'ubupfakazi ndawusenya ku bagabo n'abagore, ndawuboshye katika jina la Yesu. Ndanze ko abashakanye bapfakara, ndanze ko abagabo bapfa, ndanze ko abagore bapfa. Uwo mwuka ndawusenye, uwo mwuka w'urupfu, uwo mwuka w'ubupfakazi ndawumenagura. Iyo myuka divorce igenda mu ngo, abantu barashakanye bakundanye, ariko uyu munsi wa none urwango rwishiye mu rugo, barimo baratandukana, barabyaye, barashaka gutandukana. Umwuka mubi ndawusenya, ndawusambura, ndakubitasa umwuka wa divorce, ndakubitasa umwuka w'amahane mu ngo, umwuka w'ubwumvikane buke, umwuka kudahuza umutima, umwuka wo kutanezereranwa, umwuka wo kudakundana, umwuka wo kutishimirana, umwuka wo kutabwizanya ukuri. Manderebo shekere musakara mandori yabashakara mando uriya manderebo sekere musaini. Umwuka mubi winjira mu ngo, umwuka mubi winjira mu ngo ukazisenya, umwuka mubi winjira mu ngo ukazisambura. Imbaraga mbi z'ikuzimu, imbaraga mbi z'abadayimoni, dayimoni wataka ingo, dayimoni wataka ingo, abazimu bataka ingo, ndabarimbura mu izina rya Yesu. Abazimu bataka ingo bazanye ubukene, bazanye ubusinzi, bazanye bazanye ubusambanyi, bazanye ubujura, bazanye ubugizi bwa nabi, bazanye ubwicanyi, abagabo n'abagore bakicana, ndawusenya mu izina rya Yesu. Bazanye ubwumvikane buke, bazanye induru, abantu bagahora barwana, bagahora bakubitana, bagahora basenyana, bagahora makimbirana adashira. Uyu mwuka uyogoje ingo, uyu mwuka wangije ingo ndawumenagura, ndawusenya, ndawucagagura, ndawusambura mu izina rya Yesu. Iri joro ndasenze, iri joro ndamagara ikiganza cy'Imana, iri joro ndamagara kubaho kw'Imana, ndasengeye ingo mu izina rya Yesu. Abademoni binjira mu ngo hagati y'abubakanye bagafungura urubyaro, iri joro ndakubita hasi imbaraga z'ubugumba mu izina rya Yesu Nazareti. Ndazisenya, ndazisambura. Umwuka
batabyara, umwuka utuma abantu bakomeza gukuramo inda zitarama, inda zitakura ngo zivuke zivemo imbuto nzima, zivemo abana bazima. Uwo mwuka ndawusenya, uwo mwuka ndawucagagura, uwo mwuka ndawumenagura, ndasenya ndasambura, ndasenya ndacagagura, ndasenya ndavunagura imbaraga z'ikuzimu zibasira ingo mu izina rya Yesu. Imyuka yica abana, imyuka yica abana, yica abana mu ngo, ababyeyi bakabyara bakarera ariko dayimoni akaza kwica abana. Umwuka w'urupfu ndawusenya katika jina la Yesu. Ndahamagara umuriro w'Imana, ndahamagara imbaraga z'Imana. Iri joro ndasenze, ndasengeye ingo, ndasengeye ingo, ndasengeye abataruzubaka bazubake, ariko bubaka ingo nzima, bubaka ingo z'amahoro, bubaka ingo z'umugisha, bubaka ingo zirimo iterambere, bubaka ingo zirimo umunezero, bubaka ingo zirimo ibyishimo. Manderebo sekere mosaini mandaraba shakaramando oria manderebo shekere mosakaramandoria oria mandaraba shakaramando. Ndasenze uyu munsi, ndasenze uyu mugoroba, ukoko kw'Imana kuramburwe, ingo zibe nzima, ingo zibe nzima, ingo zisubirane, ingo zisubire ku murongo, haba ubwumvikane hagati y'abagabo n'abagore, haba urukundo, haba umunezero, haba ibyishimo mu izina rya Yesu Kristo, mu izina rya Yesu. Izubatswe zubakwe neza, izitaru zubakwa, zizubakwe mu byishimo, zubakwe mu munezero, zubakwe mu butsinzi, zubakwe mu mahoro, zubakwe mandarabasha karama sekendereya. Ndasenze mu izina rya Yesu, rambura ikiganza cyawe Mwami, rambura ukuboko kwawe Mwami, utabara ingo, utabara ingo, utabara ingo, abarara mu byumba bitandukanye, abarara bacuramye, abarara batongana, abatajya babwizanya ukuri mu izina rya Yesu Nazareti, abatajya bagira ibiganiro, abahora mu marira, mu ngadashira, ndayasenya katika Yesu. Agahinda ko mu ngo kadashira ndagasenya mu izina rya Yesu. Uwiteka umuryango n'uwawe, niwe wawushyizeho, niwe wawubatse. Rero ndakwinginze, ubakira abahungu bacu, ubakira abakobwa bacu, ubakira abagabo n'abagore, abapfakaye bashumbushe, ubaha abandi bagabo, ubaha abandi bagore mu izina rya Yesu Kristo Nazareti. Ndasenze iri joro, ndaguhamagara mu izina rya Yesu Kristo Nazareti. Ururuka, ururuka, aba bana badahuza ubahe guhuza, ubahe kuvuga ururimi rumwe, ababaye mu bukene ubakureho ubukene, abaye mu gisuzuguriro ubakureho igisuzuguriro, abayeho mu gucishwa bugufi ubakure mu gucishwa bugufi, ubashyire hejuru. Ikiganza cyawe, imbaraga zawe, ububasha bwawe bigaragare Mwami mu izina rya Yesu Kristo. Oh haleluya. Manderebo sekaramando, manderebo shekere musaini. Watanze icyifuzo asaba yuko basezererwa mu bitaro, n'Imana ikiza indwara. Iri joro Uwiteka amanure marayika atange gukira kose, hanyuma basezererwe mu bitaro mu izina rya Yesu. Wasabye imodoka, Imana nimuha amafaranga azayigura mu izina rya Yesu. Buninzi twabusengeye. Mandarabasha karama nderebo sekere musai. Hari wasabye Imana imufashe abone umukiriya w'ahantu arimo agurisha, Imana ibigukorere mu izina rya Yesu Kristo Nazareti, mu izina rihambaye. Hari ufite icyifuzo cy'urubanza, yaraburanye ariko batanga ruswa baramugura. Uwiteka Imana yacu ni umucamanza. Mandarabashekeremo sekeremo sakarama. Dufite Imana y'umucamanza igirenganura abarengana, igimenya ko umuntu yagambaniwe. Reka nkubwire ngo bakugambanira ku bacamanza, bakagura abavoka bawe, bakakugura ahantu hose, ariko ntabwo bashobora kukugambanira ku Mana, ntabwo bashobora kugurira Imana. Niyo mpamvu muri kano kanya tugiye gusenya umwuka w'ubugambanye, tugiye gusenya umwuka w'akagambane, tugiye gusenya umwuka w'akarengane. Naho ahantu hose warenganye, haba mu kazi, haba muri banki aho ukora, haba mu muryango, haba mu rugo, haba mu madosiye, wagiye gusaba ibyangombwa, ahantu hose warenganye, akarengane wahuye nako, tugiye guhamagara Imana irenganura abarengana. Iri joro Imana ikurenganura. Ubwira Imana ngo Mana renganura. Byashoboka ko warenganye utagiye mu rukiko,
byashoboka ko warenganiye mu rukiko, byashoboka ko warenganiye mu rugo, byashoboka ko warenganiye mu kazi, byashoboka ko utigeze ubona n'uburyo bwo kurega, udafite n'aho urega, barakwambuye, barakurenganya, baraguherana. Iri joro tugiye kurega, tugiye kuregera Imana irenganura abarengana, Imana itagurirwa, Imana itajya ruswa. Rebo sheke rebo sokoro mosakarama mandori ya basheke remo sakarama nori ya zemene detail. Mwami turasengera abantu bawe barenganye, turasengera abantu bawe barenganye Mwami, dore baraguzwe, batangiye ibiguzi mu nkiko, batangiye ibiguzi hirya no hino, bararengana, babura ubarenganura, bararengana, babura ubaregera, baraguzwe, bararenganye, bararenganijwe, nta wundi batakira, nta wundi babwira. Ariko iri joro umuntu wese warenganye, aho yarenganiye hose, mu gihugu icyo ari cyo cyose, ku mugabane wawe wose, Mana renganura ubwoko bwawe. Hari abarenganye amadosiye baratwikirwa, hari abarenganye imanza zabo ntizacibwa, hari abarenganye batwarwa ibyabo, hari abarenganye barafungwa, hari abarenganye barakubitwa, hari abarenganye baramburwa. Mwami isi yuzuyemo akarengane, abantu baba bararengana ijoro n'amanywa, ariko ndahamagara ikiganza cyawe kirenganura abarengana. Ndahamagara ukuboko kwawe kurenganura abarengana. Ndahamagara imbabazi zawe zirenganura abarengana. Iri joro urenganura abakunda Imana, urenganura abavuzwe ibinyoma, urenganura abagambaniwe, urenganura ababeshewe, urenganura abaroswe, urenganura Mwami abavuzwe amagambo, urenganura abafungishijwe, urenganura abambuwe ibyabo, urenganura Mwami abatafite kivugira, urenganura Papa, urenganura abarengana. Masekerebo shakara masakando, renganura abarengana Mwami, renganura ubwoko bwawe, renganura abagabo n'abagore, renganura abo barengana, barenganure Mwami. Turi imbere yawe tugutakira iri joro, natwe turagusenze Mwami, ureba akarengane ubwoko bwawe bwarenganye, ureba akarengane ubwoko bwawe bwarenganye. Wumve gutaka dutakira imbere yawe, ugira icyo ukora kubw'imbabazi zawe Yesu Kristo. Mandore boshekere musakara mandore bosakara mandore. Oh hallelujah. Mandara bashakara mando semenekere bezesai. Reka turangiza dusengera iki kifuzo cya nyuma. Mandara bashekere musakara mandore bosakara mando. Uyu yanditse avuga ngo arasaba Imana imuhe gakondo yiwe. Tugiye gusenga mu izina rya Yesu Kristo kugira ngo Imana iduhe gakondo, Imana iguha aderesi, Imana iguhe gakondo mu nzira zawe, mu bikorwa byawe, aho uca aho unyura, Imana iguhe gakondo mu izina rya Yesu Kristo Nazareti. Si uyu wenyine gusa wanditse iki cyifuzo, ahubwo buri muntu wese urimo gukurikirana buno butumwa bwiza turimo dusengana muri kano kanya, udafite gakondo, Imana iguhe gakondo mu izina rya Yesu Kristo. Imana yahaye Abisirayeli gakondo, ikabakura mu buretwa, ikabakura mu butayu, ikabaha i Kanani. Iracyari Imana yo kwizerwa. Nawe iri joro yaguha, nawe iri joro yaguha igihugu cyawe, nawe iri joro yaguha umugabane wawe, uri mu buhungiro yagukuramo ikakujyana aho yaguha gakondo. Uri mu gihugu runaka utarabona ibyangombwa, ukiri ahantu runaka ukizerera, Imana yaguha gakondo. Iri joro tugiye gusenga, Imana iguhe gakondo mu izina rya Yesu Kristo. Dusigaranye iminota 2 gusa tukarangiza. Reka tuyisengere mu izina rya Yesu Kristo Nazareti. Data, mu izina rihambaye, mu izina rikomeye, turasenze muri kano kanya, turasengera abakunda Imana, turasengera abantu bawe bose, turasengera ubwoko bwawe,
abagabo n'abagore, turasengeye mwami intama zawe, turasengeye mwami data abana bawe. Dore data barimo baratakishwa no kutagira gakondo, baratakishwa n'uruzerero. Data turaguhamagaye, uri Imana itanga gakondo, abana bawe gakondo duhawe kuba mwami, abana bawe ubutaka bwabo, abana bawe amazu yabo, abana bawe amanasiyonalite, kuba abana bawe mu buhunzi, abari mu nkambi, abari mu bihugu bitandukanye, abanyanyage mu bihugu bitandukanye, mu Rwanda, mu Burundi, muri Tanzania, muri Kenya, muri Uganda, Mozambique, abari mu bihugu by'Uburayi bitandukanye, bashakisha nationalite, bashakisha kwakirwa, bashakishwa ibyangombwa, batagira gakondo, bari mu ruzerero, n'abasengeye ubahe gakondo, ubahe kwemerwa, ubahe citizen, ubahe gutura, ubahe mwami umugisha wawe, mu izina rya Yesu Kristo Nazareti. Turagushimye mwami kuko mva gusenga, turagushimye kukugira neza, izina ryawe rishimwe, izina ryawe rihabwa icyubahiro. Umugisha abantu bose twabanye kuri uyu murongo, umugisha abo twabanye muri amasengesho, umugisha abadukurikiye kuri